Hola muraho neza, iyi ni Satya TV official nta kabuza niba uri kureba iyi video wahageze. Kanda subscribe niba utarakanda subscribe, like ndetse usigeho igitekerezo cyawe. Iyi video rero ahanini irareba abantu batangiye kwiga imodoka cyangwa se bifuza kuzayiga ku buryo wenda ushobora kuzajya kwiga hari notisiyo ufiteho. Muri aka kanya rero abantu mwatangiye kwiga imodoka cyangwa se mushaka kuzayiga, hari abantu benshi baza kwiga ariko ugasanga kugira ngo bagorore vola cyangwa se direksiyo y'imodoka ni ikibazo kuri bo. Muri aka kanya rero tugiye kubereka uburyo vola igororwa n'uburyo itwarwa. Ni ukuvuga ngo vola y'ikinyabiziga cyangwa se vola y'imodoka mbere na mbere, iyo imodoka itaka ibikomeye, ngira ngo murabibona ko ibirimo umugaga mwinshi cyane. Reka tubanze twatse kugira ngo tuze kurebera hamwe uburyo ushobora gukata imodoka hanyuma ukaba wayigorora. Kugira ngo rero ugorore imodoka cyangwa se umenye neza ngo iragoroye, akenshi ku bantu baba bageze ku makona se kuri parikingi cyangwa se utangiye no kwiga kugira ngo umenye ese ubundi iyi modoka igoroye ibimeze gute. Ubundi imodoka ishoboye kuba imeze gutya, ngira ngo murabibona ubu ngubu imeze gutya ntago yabigoroye. Imeze na gutya ntago wabyizera ko igoroye. Kuba imeze gutya gusa ntago bishobora kukubwira ko ikinyabiziga cyawe kigoroye. Kugira ngo imodoka umakinge sure ko igorowe, ni ukuvuga ngo urakata imodoka ukayiheza yose. Turayikase, urayikata, wamara kuyiheza urabona ko itakiri gukata, bivuze ngo aya mapine y'ikinyabiziga cyangwa se inziga z'ikinyabiziga zose zirareba ku isayidi ya hehe y'ibumoso, kubera ko niho twerekeje direksiyo yacu. Hanyuma nitwongera tugakata direksiyo yacu tukayerekeza ibumoso, nabwo ni ukuvuga ngo iyi direksiyo yacu irareba hehe, amapine yose ari kureba iburyo. Hanyuma rero kugira ngo wizere ngo vola yawe iragoroye, ni gute babikora? Ni ukuvuga ngo iyo utizeye ko direksiyo yawe igoroye, dusipoze ko usanze vola yawe imeze gutya cyangwa uri kugenda ubonye imeze gutya, ni ukuvuga ngo impamvu kugira ngo umenye ko igoroye cyangwa umakinge sure ko igoroye neza, ikintu uzakora ni iki? Ni ukuvuga ngo uzakata vola yawe nanone uyiheze. Mu gihe utizeye ko igoroye, uzayikata uyiheze, numara kuyikata yose urabona uyu mwanya uri vide, urabona n'aka kantu. Ni ukuvuga ngo ku modoka nyinshi cyangwa se imodoka nyinshi zitandukanye, byanga bikunda uyu mwanya uri vide uburiho, cyangwa hakaba hari akandi gasayini gatandukanye n'urundi ruhande. Ni ukuvuga ngo niba dukase gutya tugaheza, iyi ni starlet, kugira ngo tumenye ko imodoka yacu igoroye cyangwa tumakinge sure ko igoroye, ni ukuvuga ngo tuzagarura uyu mwanya uri vide tuwurebeshe hejuru inshuro ebyiri. Icyo gihe amapine yacu azaba agoroye ameze neza. Tuzagarura rimwe, twongere tuzengurutse tugarure wa mwanya wacu tuwurebeshe hejuru inshuro ya kabiri. Iki gihe nibwo uzamakinga sure ko ugoroye. Niba ari amakona ugiye kunyuramo usubira inyuma, icyo gihe bizagufasha, uzahita umenya ko wagoroye, ucemo neza. Niba ari muri parikingi uzamenya ko wagoroye, ubone kuvuza hone. Cyane cyane nk'abantu bari kwitegura ibizamini muri parikingi, iyo ushyize muri parikingi ikinyabiziga cyawe ntugorore, iyo uvugije honi afande ntago abyemera, akubwira ko imodoka itarageramo. Ugasanga hari abantu benshi batsindwa kubera ko batagoreye ibinyabiziga byabo. Ariko formule cyangwa se uburyo bwonyine bushobora gutuma wizera ko wagoroye ni ubu ngubu tumaze kubereka. Hanyuma akandi kantu tugiye kurebera hamwe ni uburyo amburiyaje ikoreshwa. Uzasanga abanyeshuri bamwe na bamwe bibaza ngo ese amburiyaje kuki njya guhaguruka imodoka ikazima, najya kugenda imodoka ikazima, nahagarara imodoka ikazima, ni ukubera iki? Wenda mu bagiye bigana natwe mu masomo yabanje, twagiye tureba uburyo ki bahagurutse ibinyabiziga bitandukanye, cyane cyane ibinyabiziga bya manuel bifite amburiyaje, bikagira feri ndetse bikagira n'umuriro. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri amburiyaje, cyane cyane ku bantu bari kwiga ibinyabiziga cyangwa se bari kwitegura ibizamini byo kujya gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo amburiyaje ikoreshwa mu buryo bwiza, ndetse yewe turebe na pozisiyo za amburiyaje n'uburyo ziba zimeze n'akamaro kayo. Yes, murakoze cyane rero. Nk'uko mubibona, ngira ngo murabona ko ku iyi side, iyi ni side ya mwarimu, ariko haba hari amburiyaje. Murabona ko ndi kuyikandagira hirya, hanyuma hano ikamuvinga. Haba hari amburiyaje ndetse hakaba na feri. Abantu wenda bajya bibaza ngo bakibaza ese ubundi mwarimu iyo yicaye hariya kuki imodoka ajya kubona ukabona irahagaze, cyangwa se
afashe feri cyangwa amufatiye amburiyaje. Ni ukuvuga ngo iyo mwarimu yicaye iruhande rw'umunyeshuri, inshingano za mbere za mwarimu ni ugufasha umunyeshuri kugira ngo abashe kuba yatwara ikinyabiziga ntabe yabera inkomyi abandi bagenzi bari mu nzira nyabagendwa. Bigenda bite? Ni ukuvuga jyewe niba ndi mwarimu, umunyeshuri akibagirwa gukandagira amburiyaje, mpita nyimukandagirira bikoroha. Icya kabiri, ashoboye kujya guhagarara akibagirwa gukandagira feri, icyo gihe nayo ndayimufasha, murabona ko ndi gukoraho ikamuvinga. Icyo gihe rero mwarimu iyo ari iruhande rw'umunyeshuri aba agomba kumufasha kugira ngo ataza kubera inkomyi cyangwa se atashobora kuba yateza agisida mu nzira nyabagendwa. Hanyuma rero icyo nendaga kubabwira kuri amburiyaje ni ukuvuga ngo twabonye ko iyo umunyeshuri yinjiye mu modoka akandagira amburiyaje akayigeza hasi, ndetse yewe agakandagira na fure. Ariko ahangaha icyo tugiye kubanza kurebera hamwe amburiyaje ubundi igira ibice bingahe. Ni ukuvuga ngo amburiyaje, ni ukuvuga ngo iyo wakandagiye amburiyaje, dusipoze ko ubundi amburiyaje iyo utarayikandagira amburiyaje biri hejuru gutya. Amburiyaje iyo ukandagiye ukageza hasi, dusipoze ko uyimanuye imeze nk'uko ikiganza kimeze hasi, wayimanuye ukayigeza kuri tapi. Hanyuma igira ibice bingahe? Ubundi amburiyaje igira ibice bitatu bimeze gutya. Ni ukuvuga ngo iyo wayikandagiye ukayigeza hasi gutya, iyo uyizamuye ukayigeza hagati na hagati, imodoka ukumvira titiye cyangwa ihinduye ijwi, ni ukuvuga ngo icyo gihe ni igice cya kabiri. Hari igice cya mbere wayifatiye hasi iri kuri tapi, icya kabiri urayizamuye ugejeje hagati, icya nyuma rero ni hahandi iba idafashwe iri hejuru imeze gutya. Hanyuma rero abantu bahagurutse imodoka ikabazimana cyangwa bajya guhagarara imodoka ikabazimana, ni iyihe mpamvu? Ni ukuvuga ngo hari igihe ujya guhagarika imodoka ugakandagira feri, ariko mu by'ukuri amburiyaje wayikandagira ntuyigeze hasi yose, ukayikandagira igice, cyangwa se ugakandagira feri gusa amburiyaje ikiri hejuru, icyo gihe imodoka ihita izima. Icya kabiri, ku bantu bagiye guhagurutsa ikinyabiziga, hari igihe ujya guhagurutsa imodoka, wajya kuyihagurutsa ukazamura amburiyaje utarageza hahandi hagati na hagati, ukaburekuye feri, warekura feri ntuhite ufata umuriro, ahubwo ugahita ukomeza ukazamura amburiyaje. Icyo gihe isi ukomeza ukazamura amburiyaje utarafata umuriro, imodoka byanga bikunda ihita izima. Rero ubundi nk'uko twagiye tubibona, imodoka ishobora guhagurutswa ahantu hatatu hatandukanye. Hari ahantu hatambika, hari ahantu hazamuka, hari n'ahantu hamanuka. Aho hantu ntabwo ushobora kuhahaguruka kimwe. Ni ukuvuga ngo iyo ahantu hazamuka, murabona nk'aha ngaha ukuntu hameze, murabona ko ni ahantu hahanamye hazamuka. Hano ni ukuvuga ngo turamutse duhagaze ahangaha, dusipoze ko wenda nk'uko mubibona hano hasi, murabibona wenda nkandagiye amburiyaje, nkandagiye na fure. Ni ukuvuga ngo iki gihe ngize gutya nkarekura feri, imodoka yahita isubira inyuma, ariko kubera ko irimo fure yane ntago ishobora gusubira inyuma. Rero iyo ugira ngo uhaguruke ahantu hazamuka, ni ukuvuga ngo ugifashe feri gutya, iyi ni feri yo hagati, urabanza ukegura amburiyaje, ukegura ukagezamo hagati na hagati. Iyo umaze kugeza amburiyaje hagati na hagati, uhita urekura feri. Icyo gihe amburiyaje ihita ikora nka feri, icyo gihe imodoka ntabwo isubira inyuma. Warangiza ugakora ku kariro gakeya uzamura amburiyaje gahoro gahoro, icyo gihe imodoka ihita igenda byoroshye. Ariko umuntu uzasanga imodoka ikunda kuzimana, ni ukuvuga ngo afashe amburiyaje, afashe na feri, hanyuma agiye guhaguruka, icyo gihe ahita ashaka guhita arekura feri ngo ahita afata umuriro, imodoka igahita isubira inyuma. Mu gihe isubiye inyuma agahita akandagira ikiriro cyinshi, ntazamure na amburiyaje, ahubwo imodoka igasakuza. Iki gihe rero bikaba byanatuma ushobora gutwika disike y'imodoka. Rero uburyo bwiza bwo guhaguruka nk'uko tumaze kubibona, ni uko ugomba gukandagira amburiyaje na fure, ukabanza ukazamura amburiyaje ukageza hagati na hagati, wamara kugeza hagati ukarekura feri witonze, ugakandagira akariro gakeya, ukeguraho amburiyaje gakeya, imodoka igatangira kugenda. Icyitonderwa, amburiyaje iyo uri guhagurutsa imodoka ntabwo uhita uyirekura yose, uyirekura byibuze hashize nk'amasegonda 5, kugira ngo wirinde ibintu byo gushikagurika kw'imodoka cyangwa se kuba imodoka yahita ikuzimana. Rero ngira ngo ikijyanye na amburiyaje mwacyumvise, igira ibice bitatu. Hari igice cyo hasi gutya wayikandagiye wayihejeje, hakaba igice cyo hagati ugera hagati gatitira, hakaba yewe n'igice cyo hejuru umaze kuyirekura yose. Rero mujye mwitonda igihe urekura amburiyaje, cyangwa se waba ugiye guhagarara cyangwa ugiye guhaguruka, amburiyaje yawe iyo uyitwaye neza, imodoka ihaguruka neza, ndetse na amburiyaje iyo uyikoresheje neza ugiye guhagarara, imodoka ihagarara neza.
reka tubashimire cyane n'abakunzi ba Satya TV official. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ciao ciao. Amasomo yandi yose tuzagenda tuyagarukaho gahoro gahoro. Mugire amahoro.